Hello guys, ndabasuje mwese. Ngiye muri kubona nitwa Fiona, ndi umunyamakuru kuri Ejo Media. Navuganye na Wizzy ambwira ko wagiye ahantu harenze ngo kumarange mu biryogo ngo basohotse nyine byatari. Nanjye ubu mfite amatsiko yo kureba ahantu basohokeye n'ibintu bariho. Mube maso namwe mwihera amaso tureba ahantu ibyamare byasohokeye n'ibyo bari kurya n'ibyo bari kunywa. Ngiye mfite amatsiko. Mfite amatsiko yo kureba ibyamare byigize ibyamare rwose ngiye kureba. Twatangira batwibwira batubwira uko bitwa na cano bakoreraho. Twahera kuri mu baby witwa ngo iki? Shagiye nyine nitwa Vera, ishbaby ndi mu TikToker, nakorera kuri Ejo Media. Ya umukobwa ubona ni umukobwa mwiza cyane wasohokeye mu biryogo. Twakurikizaho no mu tipe wacu. Umutipe ya amazina yanjye ni Wizzy nk'ibisanzwe abantu baranzi ndi icyamamare. Urabona ko ahantu ndi meze fresh. Umva niba muzika abantu bameze fresh bameze gutya simbizi gusa njye ndabona ntazi harimo akantu kakwe. Gusa nyine ntago bizi twakurikizaho no mutipe ngiye no mutipe ndabona naramuzi. Bro watangiye twibwira. Shaburetse mbanze nirira. Nta kibazo urarya ariko se bon appétit hagataho watwibwira. Uranunguye mwana nari mfite inzara buretse mbanze kira kantu mu gifu. None se ugiye ko nzingo ibyamare bigira amafaranga niko tubizi. Watubwiraho kandi ukatangira no twibwira wakwihangana nabona nagutunguye sorry. Umva mwana mu bijyogo mu marangi haba amandazi aryoshye. Ubu byumva nanuriwe icyayi noneho cyo n'umwimerere. Bana yaje okay guys ko mubibona rero ndi kumwe n'abasore beza umukobwa mwiza basohokanye hano. Ngiye nishimiye kubabona. Okay murakoze. Ndabona shamwiyakiriye cyane mwampaye se nanjye. Okay murakoze. Murakoze. Mbe nambe nishimiye no mukobwa. Ni neza. None se urugukoraho ni chano ni yihe chano twa TikTok gusa? Shangiye nyine kuri TikTok se simubizi nitwa Vera. Fibi nitwa ishbaby. Noneho nkorera kuri Ejo Media. Wowe nyarukusa cinge muri Ejo Media uratubibona. Okay. Guys, mwese muri kutwumva Ejo Media mwadufasha mugakora subscribe, like ndetse na share muganatara comment. Iyi channel ni channel dukunda cyane. Hari ikintu cyakubabwira. Abakunzi ba Ejo Media kwanza mubaze mukande subscribe mubanze mugere no mu biryogo mujye kwa no mandazi urumva niki cyayi kiryoshye gutya noneho muhite mukomeza mujye kuri Ejo Media mutire comment share mu sharing mu nshuti zanyu noneho sasa ni wa muhungu wanyereke ewe data wa undushuka abanyeshuri akabajyana ahantu urumva wa mukobwa agiye yitwa de iba mwita Ciku. Okay none se Ciku ko mutazanye Ciku rero buriya ni umwana waba arimo turimo hirya no hino kanje ndigenga narubwo ubona ko ndi mukuru. Okay none ntacyo watubwira se. Ya rero mbere yo kugira ikintu mvuga baretse mbanze mbihe bitanika. Ahantu hari amandazi ameze fresh ewana nago wahava. Ni mbanze cimira abakozi ba Ejo Media. Team ya Ejo Media muri rusange yose ndayishimira. Na Fiona urahanga nawe ndagushimiye. Manze mabwira ni Wizzy wanyu. Nkaba ndakeka bamwe baranzi nkora kuri Ejo Media nk'umunyamakuru ndi umuhanzi nkaba n'umu director wa filme sometime ndanagitinga. So guys muremo wabibona turi ahantu hameze fresh hari view ya danger umuntu wese yumva ashaka ko tuzahahura agende muri comment atera aga comment undi ahita nge nzata musubiza nzana musohokana mugure mutemo ewana je kite tazashaka ngiye mpamvu mfite amandazi n'icyayi nuko ari byo nishimiye iki mutima wanjye washakaga we azaza wenda yishakira n'icyo gikoma. Okay rero murakoze kubana natwe
winsezera ntarakubwira akantu ka nyuma. Ushaka kumbwira iki? Abantu ahubwo batari bagira inama mu biryogo mu marangi. Kuko ubu batembereye umuntu uvanga agiye ku Gisenyi babakobwa. Sheri ndashaka kujya ku mazi. Ku mazi se urajya ku mazi usize mu marangi kubera iki? Ahantu haba amandazi ya makeya ya senkani. Irindazi riryoshye gutya ariko ubanza urirebe. Ahantu haba amandazi ya senkani. Nawe ukajya ku Gisenyi ngo ugiye gusohoka. Nkuko umuntu uri umukomedi yakunda gusetsa cyane ntago twava mu magambo agira amagambo menshi ahubwo arakantu gashyashya nzi kuri Ejo Media. Hano dufite umuhanzi. Ese wadutamo bro ukatubwira nyine ukatumanukira nk'umurongo umwe basi. Ako rero mwanunguye. Use. Okay nari. Guys, ewan ibintu ni fresh. Ngiye ndumva nanameze fresh niyo mpamvu ngiye kubatamo. Ariko ubundi nageze ahantu nago nananyimba ngo bikunde pe. Wallahi. Okay, nta kibazo. Umusista wacu nawe agiye cyatubwira. Nta icyerenzo nasanga hano hantu hadakubiye. Nk'umukobwa abakobwa bakunda gusohoka. Nusanga hano hantu atahishimiye. Imbwa imeke. Okay sister waje utubwira ngo wishimiye hano hantu. Nakubabwira. Gahunda ni ukubatsamo uguzi. Ahantu harakubiye bro. Barakubiye. Ngo hari amandazi aryoshye mu marange mu biryogo. Aryoshye. Yaga aryoshye ahubwo araryoshye. Umva reka dusoze no mu bro wacu w'umuhanzi adutamo umirongo reka tubanze. Uragiye nawe tutakwakiriye. Nta kibazo banjye muranyakira. Amandazi hano mu marange. Yo Silver, tuzamira icyayi n'indazi aho ngaho. Okay, nta kibazo banyakiye ariko no ngende ndashaka ko uyu muntu nshaka ndirimbira nkumva uburyo ahangama. Ewan guys rero mbanze mbatemo. Kuri Ejo Media hari filime iri gucaho bita Umubavu series. Ewan umuntu utarayireba nabanze igenda rebe asacinge Ejo Media kandi Umubavu series. Abanza rebe iyo movie guhera kuri episode ya mbere. Ndekeka tugeze kuri episode ya 5. Ni bantu zirebe zose ni movie ya danje. Murabizi sinjya mbatuburira cyangwa ngo mbabeshye. Bazana ibintu biri official. Bajya kuri Ejo Media usacinge Umubavu. Ubundi ukande subscribe n'akarayike kugira ngo ibintu ujye ubibonera ku gihe. Ubundi ewana nanjye nzahaba mbashimishe. Dufite n'ibindi bintu byiza turi kubategura aba baby beza ewana. Pfa kuba wajoininze gusa ibindi kabiturekera. Tugomba kubikora nk'akazi. So ikindi uno munsi niyemeje kubatera ubusambo kujyana nawe mugira amatsiko y'ahantu narindi muzaze kuhareba. So nangira murabizi ni wizikira wanyu umunyamuziki umuhanzi muri rusange nyine mba ngomba no kubatamo. Ya muri Redis igihe ikintu nshaka banze kirimo kapera y'indirimbo. Nanjye ni mushaka wo ndabaga itingira rwose. Urahita wagitinga ngenge guhita. Okay. Umwagitera umuhanga. Ako rero ngiye Eric uyu mu baby wanzaniye naga ari seri. Ubibonye uti? Nababwira ukuntu abibonye ukuntu atari seri. Gahita namo nk'akantu kari gahita kagaragaza kuri shop. Akahise. Akushaka wallahi. Mbabyinire se. Oya nzabyineze. Ejo mu TikTok nyine simubizi. Turanacuranga. Nta n'umubyinnyi dufite nago biba. Genda byina uri umuhanzi uri umukomedi. Duze none duza akazi. Fo. Tubatsemo. Wallahi. Icyayi cyageze sureba se. Noneho utemo n'umunyamakuru azaje no kubindi binyamakuru avuga ati kabisa noneho ahantu mu biryogo mu marangi habimo cyane ko reka mbanze numve batagira ngo turamuroze da. Ayiwe. Ariko ibintu by'uyu mujaba babamo comedy nyinshi cyane. Ikibazo nuko nafashe mikoro atari nge munyamakuru. Let's go. Ni karibu hano. Tazagira ngo rwose cyayi amfatira mikoro nyine mbata. Asugura kimara. Okay. Gusa bigaragara byo murasetsa. Okay, nta kibazo kagusukira. Umva giye n'umukomediya ndamukunda nkuko mubibona yitwa Eric. Ndamukunda cyane rwose arasetsa.
gusa ngewe n'umuhanzi yanze kudutamo igenda amuhereye amubwira ngo adutemo yabyanze. ubwo mutema gutema Okay. let's go. Abakunda muvi reka nze mbakorera umuti, abafite irungu reka nze mbakore baseke. Ejo media niho uzo n'ugotwa, niho uzo n'ugotwa, mbazaniye movie, mbazaniye comedy, byose ni ku bwanyu, nzatuma musega, sinzabatenguha never. Never. Wagwaye Hejuru cyane bro. Sister wacu none agiye kwitarapa none undi ahita dukubitiramo utuntu tw'utudanse n'iki n'iki abijemo fresh. So ni hejuru. Shase wawe Let's go. ukajya kubyina. ubwo erega iyo wari yurakora. Let's go. Kugitura ndi mubi ndarenze ku cyana ndasunda nkacunda nkatuzamo wakitsetse kaninjiza nkurura nyaruka sinyina ni bitch ndambikamo wake nkatera amazi. Twagiyemo tutangiye kujya muri mood none uri muraturobesha. Already Ubwo nkawe uri umuhanzi kiri umuturobesha utadimo. twagiye Batangiye kujya muri mood. Kugitura ndi mubi ndarenze ku cyana ndasunda nkacunda nkatuzamo wakitsetse kaninjiza nkurura nyaruka sinyina ni bitch ndambikamo wake nkatera amasara. Peti niko simbitsindira mbere. Kibaba ndatwika batini batanze mbahereza intoki sirenge tuvuga. Abura kubyina twizi wari mara. Ya man. Usekebwe nubwo wenda. Nubwo ako cyamenetse. Singikira sawugaye. Gusamba ndabishimiye cyane bari bantu. Reba nimba kitari Gusambura sisa pe. Uri muhanzi ashatse kuririmba neza nkuko mubibonye. Naye nishimiye kubana nabwe. Nubwo nari umuhanzi nabasha kuririmba. Nose watwagitinge basi kadukinaga comedy. Iyo ndirimbo Ako jewe baba nyumba yize Eric muzi muri comedy ahora posting aho muswede wanye naduhe kape. nje maze iminsi narasoya akaririmbo k'akaraperi kitwa umuswede wa nyede ariko ikintu ngiye nabisabira n'abantu twagena mbabarire rwose nge nera mu ikirisi Ya baking jewe ubundi backup nawe uriya musista ndamwizeye nawe nubwo wenda uzi kuririmba utazi kubyina upfe kubyina ibyo ubonye indirimbo yanjye iyo umuntu atabyinnye birambabaza twagiye umuswede wa nyede hano mu marangi haba icyayi kiryoshye amandazi ameze fresh nubwo agura senkana ariko araryoshye yewe nzasohoka na sheri wanjye muzana mwahanga ndabizi nahanda zigera ajya katarahanga abandi bavuga ngo abakobwa bajyane ku gise usibye ino umva muswede wanye semurandirimbisha nanashonje Mara yacyo. hasuni mama ufite ngiye Nta kibazo iryo mu comedy yacu. Guys nkuko mubibona nje nishimiye bana bantu. Muratsetsa kweri. Hano uyu mukomediya wacu we ararenze. Umuhanzi wanjye we rwose sinzi yankoreye umunsi. uyu mubyinnyi umu TikToker aka TikToker. ishbaby Okay, bakunzi bacu bo kuri Ejo Media TV. Muratubona aba batipe nabo bakoraho. Turabishimiye cyane. Mva eri bambwiye ko muri abagiteri badanje. Mwanyereka nk'ukuntu mwagitinga mukanyiraho n'akantu gatoya. sha muri kwitwa umwagiteri si ibintu biraho byizanye impano ngurayishakisha ni ibintu biba bikurimo gusa imana nta muntu ubaho kwisi utagira impano ahubwo nukubanza kumenya ufitiye impano rero kuba umwagiteri aho niyo naba mbyutse hari uko ari gendo utandi kwagitinga igere cyari cyo cyose wanunguranye nawe nakwagitinga we nugira ikibazo ndakwagitingira kandi Okay, noneho ni mu ntangire munyagitingira niyo afatanya n'umukobwa nta kibazo. Mwese ndabona musa nk'abantu bazi kwagitinga byatari. okay uriya mukobwa mubanza umubaze nimba ari ready ashobora kuba wenda atameze neza. Sister uri ready? Efo akono kanabimbaza sera n'ugubibona Namba nabibonye ahubwo no muntu. Tutangire se muri ready musho mbahe show yewe ibaze banza useka ariko tureke ibintu tugiye gukwagatengera urabona yabyishimiye nabonye uri umunyamakuru mwiza ndumva nanagukunze ayewe akumbuzaho niyahurira kubera kuntu nagukunze ayewe reka tugutegere moto yawe nta moto alo sheri meze utejeri none meze neza ga wowe ahubwo udaheruka haguma amagaraga ntabwo gamahitemo ngafite ga ubwo ga wowe
Kigali ga ntago wamamagaraga rega kuba Kigali zukugiraga amayinite mu cyaro murahinga ibijumba mugomba kugira amagayinite none si wambwiye ga ngo aho ngaho uba muri etage ga yigo none wabuzega amafaranga y'amayinite ga ijanaga kosheri agwa nanjye ndayikodeshaga none ubwo aho jeri naguzi ko nagukundaga kuva kera none ngenda kwangaga nje ndagukundaga urabiza ahubwo gawe nagujuma magaraga uri Kigali ga aho ngaho ngo narumvishegaga amatara gararagakaga none utananyohereza n'agafoto uri ku matara gararagakaga cyangwa uhora muri bya magore zicuruzaga amabunoga oya jeri urazi ko ndagukundaga nago naguca inyuma nago ari we wambwiye ngo kumaranje ngo bagiraga ngo abagore bezaga ahubwo sheri reka ndakurabure nkubwire oyambwiraga nta kibazo ejo bundi nzashaka uzagusohokanaga ahantu hitwa kumaranje ga muramumvaga none mbwiraga kumaranje bumva hameze nka gutega mba numva ari nko mu ijuru ritoya sheri ga ibaze nje nawe turi kumaranje ga noneho sheri ga ntago wabyumvaga oya sheri reka ndagusohokane hari amamandaje ajoshe shaho urabeshaga ibitumbuwa Igo birabaga none ko numvise ngo haba n'igikomaga nacyo kirabaga sheri sheri we uzanjanaga ryari ahubwo sheri ko mama yamamagaragaga ambwira ngo nzakujana ndabiza ngo ahantu zanjanaga kuko utamubajije ariko umeze nk'ikigo utajyaga ubwenge sheri ga ndi ikigo yako sheri ubundi ubwo abagabo nabo baburiye gabundi uguri umugabo nyabacunukaga ndi ikigo oya niko ubwiye mama nzakujana kandi n'ahantu nzakujana wese kuko nzakujana ahantu ndi kubaga nanjye ndacumbitsaga none si wambwiye kugaba mu mataje ga uzanjanaga nanjye nje kuraya ubwo matara gararagakaga ndaguzi ko nazahene twazigurishije ga eze kuma amataje ntabwo ujya wumva itaje yitwa City Tower ga iyo ngiyo ndayumvaga nanayibonye kwa Karoli muri televiziyo ga ntabwo jeri ko numva uri kuvuga nk'ahantu ntabwo uri kunca inyuma sheri gurumba nabikoraga ntabwo nagucaga inyuma ariko jeri none kurize wiriraga ndi mu ruboga sheri uratuma nanjye ndiraga urashaka ndire jeri urankundaga ndagukundaga subiziga ndagukundaga nuko utabyumvaga ariko ndakwemeraga ese ko numva uri kuranca inyuma numvaga nabikoraga ubundi uri ikimara areze ubwo kurankundaga umeze nkurankundaga ubusa gawe zibagaye urumva uri kuranca inyuma urumvaga njyewe naguca inyuma wirira sheri none kurize ga sheri ntabwo ndabibona reka ngo nkomangishe amasafuriya ga wumve ko ndi mu rugo nariho nimba uri mu rugo yakomanga numvaga sheri uzi ko sheri nawe nzi ko wari uri kuncaga inyuma ga ntabwo nabikoraga urabizi ndagukundaga urumvaga nabikora sheri ni ukuri ndahita ngusohoka na Kilimanjaro ku maso na Kilimanjaro sheri gaye sheri kurambeshaga sheri uretse gato numvaga wimbeshaga we Kilimanjaro sheri jeri uretse gato ndi kumvaga umuntu uri gukomangaga banjye ndamukingura none sheri ugiye kunsiga kuri telefone nje nyine oya ndagukundaga jeri ndakwiteraga none kunsigira irunguga wambabariye sheri none kutambwiraga uzanjyana ku marange garyari oya ndaje ndabikubwiraga mu kanya none sheri wigenda amatsiko garanyishe ari umuntu arenda kumenaga urugiga cyangwa ni abagore oyaga ntabwo naguca inyuma ntabwo abagore ga b'Kigali ga ewe gawe rero wabamba bariye ko ugatuma nongera kurira sheri ga ndagukunda urabizi mbaye gaje bayi umva guys abo bantu ndabakunze cyane uyu mukobwa azi kwagitinga neza n'uyu mutipe umva ndirandenze jewe ntabwo narifite amasiko yo kubabona ariko ndababona gusa murantangaje Eric uzi kwagitinga neza ndetse n'uyu mukobwa wana genda twika uvuga umukobwa ariko ishbaby sorry nanibagiye izina ryawe amwita ishbaby wana ubutano no nzabaha ibirenze ibi ngiye kwita nzabaha ibirenze cyakoze murazisa ngiye gutaha imbavu zandiye kwe wana urumva tuguhaye ntago tumusekera usuratsetega ntago urasetse ntago waseka
ndazagusetsaga unaniraga urakumburaga sheri wawe ari mu cyaro wowe uzasekaga ugwe hasi winyarirega wari wumvaga umuntu winyariye kubera gusekaga uzasekaga umva dawe uja kwa muganga guys nimureke dusubikira hanga tuzasira ubutaha murabizi ndabakunda cyane hakutabaje uno muhungu uko yabyumvise nabibonye nawe byamusekeje ewana giye rwose abahungu barangomye uziko n'ibintu bajyaga banyereka nibikiya kubyo boye kano kanya ewana kabisa ewana Eric na ishbaby courage ibintu murimo murabishoboye wallahi naga ari ibintu muhimba ni ibintu muzi neza kabisa courage nimuzacika intege ejo media muizamure ibintu tubishyire ku rundi rwego so tubigiye professional bro ibintu n'abantu bro ako man ngemba mbona ufite swaga z'abahanzi basi wenda niyo wanyimba kapera y'amatasi ateretsa basi na please oya ndashonje sha bimaze kunshiramo se wallahi ahantu turi wahaburiye iki ndashonje muza n'ibindi umva basi nk'udutasi nka dutanu dukenya ewana ibyo si ikibazo ahubwo uri kuri wita udutamo aka kanya se oya nari bimureke tuzahuze next time ubundi se Eric ariko babwire bya nyina yakubwira ubundi uyu musista ntago yaririmba atariyera bamuroza ndigindaga mu cyaro ntago bajyaga ntago tujyaga wajyaga ibijumba n'amateke gagari yayaga mana we wibinyibutsaga ndatumaga nanari guys ewana ibintu byari fresh ibintu byari sawa ahubwo umva nimba mwatwishimiye mobile money yanjye irafunguye ewana kabisa na code yanjye murayibona muri comment nibatwereka urukundo guys please show up ewana babidukore fresh niwizikira ngo temi we yayo nkora kuri ejo media ubu mbona naje hano mu biryogo byantangaje cyane kubona abasitari bacu tukari tuzi harimo Wizzy Eric w'umukomediya wa hatari byantangaje cyane kubona abasitari nk'abo ngabo bari kumwe igikoma hano mu biryogo urenze ko abantu barenze ariko nsanze bari kumwe igikoma kweri nanjye nk'umunyamakuru wishimiye kubagezaho ibintu nk'ibi ngibi mutari muzi ngiye kubagezaho ibyamamare twari tuzi bari kumwe igikoma Squad wanye dadga ndayizi uzenda menya ndirimba ibiki mandazi araryoha n'icyayi cyo mu marange cyegwa ani kuri ejo media aho ngiye kubagezaho tuguye gituma abastari bari kumwe igikoma mu biryogo abo twari tuzi nk'abantu barenze harimo ishbaby umutiktoka Wizzy na Eric umukomedian ubu ngiye kubagezaho amakuru okay uyu mwanya ngiye kubagezaho ibyamamare biri kumwe igikoma mu biryogo aho tubaguye gitumo mu minota itarenze mikeya ngiye kuyirebesha ngiye igwa twagiye ubu mbona nje gutungura abasitari babandi babigize abadanje harimo ishbaby harimo Wizzy bari kumwe igikoma ahantu harimo na Eric w'umukomediya wa hatari ukora kuri ejo media mumfashe murebe abantu basitari bacu baza kumwe igikoma umva guys ni ibintu bisekeje cyane birarenze nashaka kubata muri ro mbereka abasitari bacu barigize abadanje mbereka ari kumwe igikoma so nyine nkuko mubizi ngiyewe ndi umunyamakuru wo kuri ejo media ariko sinsanzwe mpakora muri hangana ko mudasanzwe murakwicano ariko nyine ngiye kubatamo nyine mbereka abasitari bacu
bari kunywa igikoma. Guys, mube maso murebe abastari bacu. Hello guys, uko mumbona nije nitwa Fiona, nkora kuri Ejo Media TV. Urakuda sugaseka. Ese undi mvuge meze gute? Ngwino nyereke. Ese janga kijyane. Urasanga nkimara. Aha. Turapa. Dutangire. Hello guys, hano ngiye gutungura abantu b'ibyamamare baza kwinywesha ibya. Biraza ariko Wita ubisubiramo. Ntabwo ngiye mbivuga. Urahita ubikora. Ready? Hello guys, nk'ibisanzwe hano ni kuri Ejo Media tubagezaho ibintu byiza kandi binogeye amaso. Mbibutse gukanda subscribe and share, mushyiraho n'aga comment kugira ngo tubone yuko ibintu biri kugenda neza. So hano rero ngiye gutungura abantu bigize abastari ariko ewan uko biri kose basanze ahantu mu biryogo bameze neza, ariko nsanzwe nzi yuko ari abantu batwikira ahantu harenze hameze fresh, none bibereye ku cyayi urabishobora? Ntabwo nabishobora.